Hello wigira impungenge kwa kundi wabikaga amafoto yawe ugasanga yasibamye, ugasanga amafoto urayabuze, uyu munsi nakuzaniye application nziza cyane bita photo video locker. Iyi video nyikoze mu rwego rwo kuba mwagira uburyo bwiza bwo kuba wabika amafoto yawe ukoresheje ino application. Iyi application irakubikira amafoto yawe neza, ikubikire na video uba wakunze cyane ku buryo igihe cyose uzishaka uhita uzisanga kuri ino application yawe izifite. Iyi application wayidownloadinga uciye kuri app bita Play Store. Niyo mpamvu ngusaba urebe iyi video witonze ndetse utambike telefone yawe. Tambika telefone yawe maze nkwereke uburyo ki babitsaho amafoto. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel yacu, kanda subscribe, ukore ahantu handitse akazogera, ukore all kugira ngo uzajye ubona video zacu mu bambere. Welcome this channel Menya Byose TV Pole. Welcome. Nibyo koko hari ukuntu uba ufite amafoto yawe kuri phone ukabura aho uyabika. Ukaba ufite amafoto ukaba uyoberwa uburyo ki wayabika, cyangwa amafoto udashaka yuko abantu babona baciye hano kuri file, ugasanga hari amafoto yawe menshi cyane, ariko ayo mafoto abantu bahita bayatungukiraho kandi atari ngombwa mu by'ukuri yuko amafoto yawe amenywa na buri wese. Wowe icyo ngusaba ni ukureba ino video witonze, nigira icyo ikungura unyandikire muri comment. Niba hari n'icyo wumva ko twazagusharingaho tukagusangiza tukagusobanurira, nabyo wabinyandikira muri comment. Urabona nyine ufite amafoto yawe, ufite amafoto meza ameze neza. Amafoto ufite ukeneye kuba wayasevinga kuri no application igihe cyose ukajya uyabona. Wowe kankwereke ubu buryo: uraza uselectingeho amafoto yawe, uraza uselectinge ayo ushaka kuba wabitsa kuri no application ya video photo lock. Wasigaye uze uyarebemo amafoto yawe, uyarebemo, nurangiza uyaselectinge ayo washaka yose wabitsaho, ndetse ndabereka n'uburyo wabitsaho video. Urabona aya mafoto dushaka kubika, katubitse aya ngaya. Uraza uhita ukanda hano handitse share, ukandeho, nurangiza hano barahita bakuzanira photo video lock. Urabona hano hasi habakuzanira ama application menshi, ariko uraza wowe wikandira hano handitse photo video lock. Uraza ukandeho, nurangiza kandi hano handitse OK. Tujye kureba inyuma turebe ko amafoto yacu yaba agezeho. Turaza hano bisaba kuba wakoresha password ukoresha hano nyine, kugira ngo aya mafoto aba afite umutekano ku buryo nta muntu wapfa kuyareba utamuhereye uburenganzira. Haba hariho icyo bise password. Uraza ushyiremo password y'imibare ushaka, nurangiza winjire. Ubwo nyine nawe urabyumva. Urabona amafoto yacu nta n'imwe yari yahagera. Urabibona amafoto yacu nta n'imwe yari yahagera. Kankwereke ubu buryo: uraza, urabona hano kano karongo kano hejuru kari kuri video, hano tugashyire ku ifoto. Urabona ko no item. Turaza dukora hano hari akamenyetso ko guteranya, ukurikire uze urebe hano handitse add photo, ikandeho. Nurangiza uze mu mafoto yawe, maze
mu mafoto yawe, nurangiza ukuremo amafoto ushaka kuba wakoresha, uyaselegitingeho, urayashyiraho udushimo, nurangiza kuyashyiraho udushimo, nurangiza ukora hano hejuru hari udushimo tubiri hano mu nguni, twemejeho amafoto 20 niyo tugiye kubitsaho, nurangiza ukandeho, nurangiza ukanda hano hari udushimo, sorry gake, uraza uyaselegitingeho, uyashyireho udushimo, ni amafoto 20 dushaka kuba twabitsaho, nurangiza uze ukore hano hasi hari agafunguzo, nurangiza ukore hano lock, tayari amafoto yacu agiyeho. Urabona ko amafoto yacu ari 20 yayabitse tayari, ubwo agezeho. Kora subscribe utazajya ucikwa na video zacu tugufitiye. Turaba twaza tuze turaza muri application yacu bita photo video lock, dukandeho maze turebe uko amafoto yacu yaba yagezeho. Uradusaba password twakoresheje, uraza ukandeho, ushatse wahitamo imibare ine, uraza uyandikemo, nurangiza tayari irahita ifunguka, ngaya amafoto yacu uko iyabitse. Wayabonye? Ni aya ngaya. Iyi foto hano wakongera ukaba wayadownloadinga igasubira kuri file yawe, ariko hano wayabikishijeho. Urabibona? Kanda subscribe, wibuke no gukora ku nzogera, tujye tubana umunsi ku wundi. Ubutaha nzabereka uko washyiraho noneho video ukunda, maze ukaba wazibitsaho hano. Ukomeze kugira ibihe byiza, ndabakunda, ciao ciao, naho ubutaha. Bye bye, turi kumwe.